Muri iyi video ngiye kukwereka ukuntu wakwikorera logo nk'iyi ngiyi. Rimwe na rimwe ujya ama video kuri YouTube uriho uyareba ukabona nk'hano mu nguni hariho logo y'umuntu ngo RTV MAE Abayo Yvette Sandrine Yago TV show, ukagenda ubibona nyine aha umuntu yarashyizeho logo nk'hano mu nguni nka kuri ujye ubona wenda RTV yanditseho. Ngiye kukwereka rero ubu buryo ushobora kwikorera nawe logo yo gushyira kuri video yawe, bityo bikazakurinda kuba video yawe yatwarwa n'undi muntu ukabiyoberwa. Ni ukuvuga ngo si nibyo gusa, logo ifasha nyirayo gufata ibintu bye akabiha umwihariko, bityo ntihagire umuntu ubyiyitirira. Video yawe iyo iriho logo iba ari iyawe, naho igiye hose igendana ikirangantego cyawe. Muri iyi video rero nibyo ngiye kubereka. Ngiye kukwereka ukuntu wakwicreatingira logo nk'iyi ngiyi uhereye kuri zero. Ntibigusaba amakode, ntibigusaba amafaranga, nta kintu na kimwe bigusaba. Icyo bigusaba ni ukureba iyi video irangire urabuzi kwikorera logo nk'iyi ngiyi, uzi no kuyishyira kuri video yawe. Ngiye mugiye kubana, nitwa Gatari Fred. Nimba ari ubwa mbere ubonye channel, kora subscribe, ufungure inzogera, hanyuma izindi video z'umumaro nyinshi uzirebe hano munsi. Iyo ufunguye inzogera rero bigufasha kwakira notification igihe cyose nshyizeho video nk'ingi y'umumaro. Reka dutangire. Iyi logo nk'uko ubibona maze kuyikora, biranoroshye guhita nyidownloadinga nkayishyira muri telefone yanjye, hanyuma nkajya nyikoresha ku ma video yose nkoze, nkayishyira kuri YouTube igihe cyose ngiye kwa uploadinga video, bityo video yanjye ikagendana logo yanjye. Urabona ko yamaze kugera muri telefone yanjye, nta nubwo bidusaba imashini, turakoresha telefone. Reka dutangire. Gutangira turakuramo ibi byose, dusubire inyuma burundu, dutangire kugira ngo nawe umbonye bwa mbere dutangirane, sibyo? Noneho uraza ugafungura browser yawe ukoresha, nimba ari Chrome cyangwa iyo ari yo yose ukoresha, ukaza ukayifungura, ukinjiramo hano muri Chrome, warangiza ukandika hano muri search, ukandika uti canva.com gutya, mubyitegereze neza. Noneho ukakanda enter, tujyana akantu ku kandi guys, kubera ko ndashaka kubona mwese mwashyizeho amarogo ku macano yanyu, ku ma video yanyu, bityo video zanyu zikaba umwihariko. Gucreatinga video biragora. Noneho rero uraza ugahita wandikamo hano muri search, ukandikamo uti logo gutya. Ndashaka kubona kabisa video kuyikora biragora, nayo mpamvu nshaka kubona mwese abantu bari buze gukora aya marogo, muri buze gufata video zanyu mukajya muzishyiraho amarogo, kugira ngo iyi video yahigiye hose bavuge bati ni ya runaka. Iyi video niza kubona igufasha, ubyandike muri comment umbwira uti iramfashije. Nubona kandi hari ikikumariye nanone ukandi like. Noneho rero iyo umaze kwandikamo logo gutya, haza ama design atandukanye. Hari amarogo abakoze, hari abadakoze, ariko kubera ko twe dushaka creating yacu, biradusaba ko twikorera iyacu bwite. Okay, noneho uraza urabona hari amarogo menshi yanditse hano. Okay, reka dusacinge neza kugira ngo hano ku ma template urebe neza ko kakantu gasetinze kuri template gutya, ukande enter, ukande search gutya, ureko gasetinze gutya. Urabona ko bari banyanye mu projects nakoze, hanyuma haraza amarogo menshi. Ayo marogo rero ntagushuke, ngo ukwitemo logo yubonye ngo ushake kuyidownloading. Hari ziba zishyurwa, hari nizo udownloadinga cyangwa se ujya kweditinga inyuguti zimwe na zimwe zikanga guhinduka. Wengeye ukwereka ukuntu wicreatingira iyawe uhereye kuri zero. Urabona nk'aya ni amarogo, ushobora kureba nk'iyi wenda ukabona inyuguti ziratangira zimeze nk'izawe, wenda iri jambo ryo munsi riba rishobora kuba ryahinduka, ugerageze urebe. Ariko igihe cyo ngamije kukwereka ni ukuntu wakwicreatingira iyawe bwite. Noneho wowe urahita uza ukande hano handitse create blank gutya, ku buryo nyine uri buze gucreate logo yawe, nuzajya yibona akavuga ati iyi logo ni ya runaka. Hanyuma ndahita nza no kukwereka umuntu utari buze kureba iyi video ngirangire, ntago ari buze kumenya ukuntu logo bayishyira kuri video. Nukuvuga ngo ushobora kuyicreatinga gutya ugasimbagurikisha, bikarangira utabonye ukuntu uri wishyire kuri video yawe kugira ngo ujye uyikina kuri YouTube iriho. Nukuvuga ngo umuntu uri buze kureba iyi video araza gusanga nashyizeho logo. Okay, noneho iyo bije gutya rero ikintu ukora, uraza
ukabikuramo gutya ibi bintu ukamanuka ugasigarana uru rupapuro rumeze gutya ruriho ubusa, ubona ko ruriho ubusa. Ikintu rero wowe uhita ukora uravuga utoke, urugero ngiye gukora logo yo gushyira kuri YouTube channel yanjye. YouTube channel yanjye yitwa gutya, iyanjye kubera yitwa Gatari Fred, ndaza nkande hano kuri aka kantu ka text, urumva noneho nandike Gatari Fred nima nshaka kwandika. Rero nima nshaka gukoresha ya ma design nka ya yindi, reka dukore nka ya yindi, ndaza nkande hano handitse element gutya, elements. Noneho nze hano muri search za element nkandeho gutya, nsacinge inyuguti nshaka G, wenda kubera ko inyuguti izina ryanjye ritangirwa na G, nkande gutya. Noneho harahita haza ama G menshi, nkande hano kuri CR gutya, nshakishemo G nshaka. Ndashaka iyi ngiyi ari nayo nakoresheje muri ya video, nyihitemo gutya, irahita iza hano muri screen, iraza ari nini. Noneho nkande kuri utu tuntu tw'inguni gutya, nyiri sizing gutya, nyigabanye bitewe nuko nshaka ko iza kungana, nyishyiremo hagati gutya. Nindangiza nandike, wenda urabona ko maze kwandika ga, maze kuyirisayizinga neza, ndahita nandika inyuguti zibura kugira ngo rya jambo nshaka kwandika rigire gute, rigende neza. Nsibe ibi byose nandike gutya. Nimba nanditse gutya, ndaza ndikandeho gutya, ndishyiraho nshaka kurishyira. Urabona ko ntago riri bold. Ndaza hano scrolling gutya, nkande kuri yiba, tujyana akantu ku kandi, nkandeho gutya, hanyuma nze nkande kuri iyi B. Ninyikandaho gutya, rirahita ryiyandika ritsindagiye. Urabona ko tayari ririyanditse. Noneho kubera reka ari rinini, ndarigabanya gutya, nkoresheje twa tuntu two ku ruhande, ndizane gutya. Noneho nirimara kugeraho, ndashaka kurihindurira ibara, rigafata ibara risa neza. Urugero, nkarihindurira ibara. Noneho ndihindurira ibara kugira ngo rifate rya bara. Ndaza scrolling gutya, njyane hirya na nkande hano handitse effects gutya. Noneho scrolling gutya, nze mpitemo wenda iyi ngiyi isa na ya yindi twari dufite kare gutya. Urabona ko kagiyeho gasa neza nka kakandi. Noneho hano urabona maze kwandika izina rya mbere Gatari Fred. Noneho ndahita nkurikizaho kongeraho F, nanditse Gatari, ngiye kwandika F. Ndaza nongere nkande hano kuri elements gutya. Noneho nandikemo hano nsacinge F gutya, nkande search, nkande kuri CR, sacingemo ya nyuguti nziza nshaka. Ni iyi ngiyi twakoresheje, turongera ariyo dukoresha, tuyikandemo. Nawe urazi guhitamo inyuguti yawe bitewe nuko ushaka ko biza kuba bigaragara. Noneho hano nze nyitereke aho nshaka gutya. Gutya. Noneho kugira ngo bifate izina Fred, nabwo ndaza nongere nkande hano kuri text, hano nandikeho inyuguti zibura, si bibi, nandikeho inyuguti zibura gutya. Nindangiza ndizane ndiringanize hano gutya. Hanyuma kugira ngo rize kuba ritsindagiye nk'iri rindi, ndaza nkande kuri hano handitse B, nkande hano kuri B gutya. Hanyuma hano riraba ritsindagiye. Rero ndaza kugira ngo naryo ndihe ibara nka rya rindi, nze nkande hano kuri effects.
hanyuma nkande kuri iyi nyuguti. Tayari hano byafashe ibara nk'iryari. Mwavuga ati rero haraburamo iki? Haraburamo ka kanuse ka YouTube karimo hano hagati, kamwe wabonye nari nashyizemo hano hagati. Kara rero karajyamo gute kugira ngo bigaragaze ko ari YouTube channel, cyangwa se wowe ushobora gushyiramo akantu kandi ukunda, kaba akanyamaswa cyangwa ka design bitewe nako ukunda. Noneho kugira ngo kajyemo rero, nimba utarakora subscribe, kora subscribe, ufungura inzogera kugira ngo ntihakagire video nimwe igucika. Hanyuma iyi video aho bigeze nimubona yagufasha kandi like. Twagiye uragaruka hano ujya hano kuri elements gutya uhakande, hanyuma ujye hano wandikemo YouTube muri ya search gutya, kande search, haraza ama icons menshi, ukande see all gutya, uze urebe YouTube. Wenda nimba ari icon yayo ushaka, ukande kuri YouTube icon, hanyuma urebe iyi dafite, iyi tanditseho pro. Nukanda kuyanditseho pro baragusaba kwishyura, biragusaba ko uza gukanda kuri iyi ngiyi tanditseho pro, ikazamo hano. Ikintu uri buhite ukora, urongero yiri sizing gutya, uyigabanyirize size. Okay, numara kuyiri sizing urayizana uyitereke hano mo hano, urugero wenda gutya. Okay, gutya wenda. Okay, urabona ko kanze kacu kagezemo kandi karasana ka kandi. Ikintu rero hano hita ukora, bimaze kugashyiramo gutya, uhita biba birangiye, wowe logo yawe irabirangiye. Nushaka kugira ibindi wongeramo urabikora, ariko hano tugiye kwidownloading, urakanda kuri aka kantu gutya, hanyuma ukande download hano. Hanyuma rero nizere ko umuntu turi kumwe hano tugiye kureba n'ukuntu turi buyishyire kuri video yacu. Okay, ugahita uza ugakanda hano handitse download hano. Okay, gutya tayari hano yageze muri telefone yacu. Imaze kugera rero muri telefone, ikintu uri buze gukora hano, ubu yagezemo, urabikuramo byose. Ubwo tugiye kujyana noneho n'umuntu kuyishyira kuri ntuze. Umuntu rero editing akoresheje CapCut, ukuntu ari buze kuyishyira muri ntuze, araza gukanda hano kuri CapCut ayifungure. Okay, tujyane CapCut yawe ifunguke. Okay, noneho ukande new project nk'ibisanzwe. Nimba ukoresha n'indi editing app wakoresha, urugero wenda dufate ndahitamo iyi video ni selecting gutya. Hano urabona ko video yamaze kugira mu gutya, rero washyizemo video. Noneho muri CapCut dukanda overlay. Rero bitewe nawe na app uriho kanda, bambi uriho ukoresha niyo iri buze gutuma nabwo urakoresha overlay. Urakandaho gutya kuri overlay, nurangiza uhitemo ifoto wenda ya logo yacu, uyikande gutya, irazamo gutya. Okay, uyiri sizing bitewe nuko ushaka kingana, uyiri sizing uyizane rero uyitereke handi mu nguni nka kwa kundi ujya ubona wenda abandi nabo bimeze. Okay, bitewe n'ibara wakoresheje na background wenda ufite, niyo riza gutuma igaragara neza kurushaho. Noneho ukayishyiraho gutya, imaze kujyaho wowe urahita uza ufata iyi overlay uyigize imbere, ugeze aho ushaka kugira ngo video ize kuba iriho yikina. Noneho ari nako na logo yawe iriho hano. Rero bikurinda kuba umuntu yatwara video yawe akayiyitirira, naho wayisanga hose ukamenya ko video yawe yakoreshejwe. Guys, iyo usoje rero ukora export nk'ibisanzwe hano muri CapCut n'ibindi. Ibyo ikibazo waba ufite kuri CapCut urebemo video hano zirimo nyinshi, hanyuma urazi kumbwira. Guys, bye bye, ndabakunda, I love you momo.